tega amatwi wumve witonze. Buriya ngo abantu barahinduka ndetse urukundo rukababaza pe. Inshuti zikadusiga ndetse ibintu bikagenda nabi bikazamba. Ariko wibuka ko ubuzima burakomeza. Iga kuvuga oya atari ngombwa gumanza ubyiguragureho usobanurira abantu impamvu uvuze oya. Urabona ngo gutya nawe ngo jya uba umuntu mwiza ariko ntugatakaze igihe cyawe ubigaragaza ko uri umuntu mwiza, ngo uri umwana mwiza. Ubigiyemo bitema igihe uri kubigaragaza ushaka kugaragariza abantu ko uri umwana mwiza. Wejya ubimenya ko uri umuntu mwiza ukore ibikunyuze, ariko ntugate igihe cyawe ujya kubigaragaza ngo ndi umuntu mwiza ko abantu n'ubundi ntabyo babona. Umva amagambo witonze. Ati ntukabwire abantu imipangu yawe cyangwa ibyo uri gutegura. Reka gushira icyizere cyinshi kuri bo cyane ngo ushyire icyizere cyinshi muri bo. Ntugatume hagira umuntu n'umwe umenya ikintu uri gukora kugeza icyo kintu kirangiye. Umvishe inama musaza tugiriye. Inshuti ufite uyu munsi nshobora kukubera umwanzi w'ejo hazaza, kandi murabizi abantu bakunda gushwana buri kanya. Rero reba washyize ibyizere byinshi mu nshuti zawe, urumva utari kwitega imitego koko. Ngo rero ngo ntugatume babimenya kugeza igihe cya kintu uri gupanga gukora cyarangiye, ukababwira ati buriya mwari muzi ko nakoze ibi n'ibi, mwari muzi ko burya mfite imishinga iyi n'iyi yarangiye gutya na gutya. Ubereka nyine rezilita mu byavuyemo, kuko buriya ngo iyo ubwiye abantu ibintu utarabikora akenshi ni naho usanga iyo byanze gucamo bagenda bakuvuga ngo kari akagabo kariyemera, uriya muginga ariyemera avuga ibintu ntanabisohoze, ni amagambo gusa. Ariko iyo uberetse byaravuye mu bikorwa ukavuga ati mwari muzi ko buriya kari aka business kari hariya ari akanjye, bahita bavuga kuko se n'akawe. Ati cyane aho ntago babihindura, waragasoje warabipanze bicamo, uranayishinga business ubimeze neza rwose, yateye imbere, ntacyo babihinduraho. Ariko nubibabwira utaratangira kubikora, aho uzahura n'imbogamizi nyinshi. Wibuke ko abantu benshi ntago ari buri muntu wese uje uhuruye ngo ashaka kubona intsinzi yawe uyigeraho. Abenshi baba basha kureba baguheme babona byanze, nyine bagukomere bavuga ati yewe byanze. Niba ushaka kwizerwa be honest. Jya uba umunyakuri. Niba wumva ushaka kwizerwa ngo abantu bakwizere, uzi ko abantu baba bashaka kwizerwa, ugasanga abantu benshi bashaka kwizerwa ubwabo ntago ari abanyakuri. Ako kantu karambabaza. Ariko uyu musaza aravuze ngo buriya mu kinyabupfura gituje kandi cyiza, niba ushaka ko tukwizera jya uba umunyakuri. If you want to be trusted, be honest. Kambasubire ku kano kantu tukumve neza ndetse tunajyanira. The only person that cares about your hopes and buriya ngo umuntu wenyine wita ku bintu wizera is you. Ni wowe wenyine. The only person that is going to make them happen. Ndetse umuntu ugiye gutuma ibyo bintu byose, inzozi zawe, ibyiringiro byawe n'ibiki byose wizereramo biba impamo, ni wowe. Wicara ubizi. Forget what hurts you. Jya wibagirwa ibintu byose byakubabaje, ntuheranwe n'amateka, what it taught you. Ariko ntuzibagirwe ibyo bintu icyo byakwigishije, isomo byagusigiye. Mastering others is strength. Buriya ngo kuyobora abandi cyangwa se kuba umugenga w'abandi bisaba imbaraga. Mastering yourself is true power. Ariko buriya ngo iyo ubashije kwigenga ukabasha kwiyobora neza, nizo mbaraga z'ukuri zidasanzwe. Even the nicest people. Buriya ngo n'abantu beza, buriya ubugira neza bwabo bufite aho bugarukira. Rero ujya ugira neza umenya aho ugarukira nawe. Abantu beza bafite aho bagarukira. Your direction is more important. Buriya ujye wicara uvuga uti icyerekezo cyanjye nicyo cy'ingenzi kurusha umuvuduko ndi kugenderaho. Buriya ngo ntawe yihuta nk'uwayobye. Rero ngo ujye umenya ko icyerekezo cyawe ari cyo cy'ingenzi, niyo ibintu byaba biri kugenda gake gake kurusha umuvuduko uri kugenderaho. Control your thoughts. Jya ukontorora ibitekerezo byawe, uyobore ibitekerezo byawe. Your thoughts will control you. Kuko nutabikontorora ibitekerezo byawe byo bizakwikontororera. Usanga usigaye biragukontorora da. Niba uzi ko ureba amasaha 5 muri telefone, se ni wowe uri gukontorora ibitekerezo byawe, cyangwa se ibyo bitekerezo byawe n'ibyifuzo byawe biri kugutegeka kureba muri telefone ayo masaha? Kwikontorora byarakunaniye. Byarakunaniye. Hari utugeso twinshi, ubwo ntabwo ari utwa telefone gusa, utwo kunywa icupa, gusanga icupa ewana ryamugeze chronique ku buryo kurivaho byanze. Ubwo se nuko byanze ntabwo ari wowe uri kurivura, ahubwo ibyifuzo byawe biri kurivura, niwe biri gukontorora. Nanone muzehe yarongera avuga ati privacy is power. Buriya ngo ntugasangize ibintu ibirenze bikenewe, cyangwa se ngo usangize ibintu byinshi abantu
birenze ibikenewe, kuko ikintu bita kugira ibintu byawe bwite abantu batazi, ibyo nibyo bituma ubaho uri umunyembaraga. Don't make a permanent nanone decision based on temporary emotions. ntuzigere mu buzima bwawe ukora ikosa ryo gufata imyanzuro ushingiye ku marangamutima y'ako kanya ugize. Bituma ufata imyanzuro mibi, bigatuma unicuza, ubaho wicuza uvuga uti ibi bintu nabivugishijwe n'umujinya, ntabwo nari nkomeje. Be the best long as you are alive. Igihe cyose ukiri muzima nta kibazo gihoraho, nta kibazo kiri tatuwaje, nta kibazo kiri permanent. As long as you are alive, no obstacle is permanent. Ati mu gihe ukiri muzima ugihumeka ugitera kuka, nta kibazo gihoraho, biraza bikagenda. Ntabwo ibibazo ari tatuwaje. Nta kintu uzigera wiga muri ubu buzima. Cya gihe cyane cyane ukunda gutekereza ko buri gihe uri mukuri, wigize nyirandabizi, ibintu byose ubizi, nta kintu uzigera wiga muri ubu buzima. Stay patient. Ndetse jya uguma wihanganye. The best things happen unexpectedly. Kuko ibintu byiza kenshi bikunda kuza bidutunguye tutari tubyiteguye. Ibintu byiza uzi imigisha ikunda kuza igutunguye uburyo aba ari myiza utayiteguye. Never regret a day in your life. Ntuzigere wicuza umunsi mu buzima bwawe. Good days give happiness. Kubera ko iminsi myiza iduha ibyishimo. Bad days give experience. Ndetse iminsi mibi ikaduha ibi byo ducamo nyine tukagira experience y'ubuzima. Worst days give lessons. Ariko ya minsi mibi cyane noneho yo ikatwigisha amasomo. And best days give memories. Noneho ya minsi myiza cyane kurusha iyindi ikadusigira inzibutso twisigara twibukiraho tukavuga ati iriya minsi yari myiza iwa nzahora nyibuka kabisa. Buriya rero ngo nta munsi n'umwe uba ugomba kwicuza mu buzima bwawe. Iminsi yose irapangiye turabibonye, kubera ko ntabwo ndi bubisubiremo. Ubuse mbisubiremo, iminsi myiza isanzwe nyine iyi myiza iduha ibyishimo tukishima, ariko iminsi mibi isanzwe ituma duca muri byinshi tukamenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko iminsi mibi cyane iduha amasomo, ikatwigisha amasomo tugasigara ducanye ku maso. Ariko ngo iminsi myiza cyane kurusha iyindi iduha inzibutso z'ubuzima tukavuga tuti twagize ibihe byiza. Nanone life, ubuzima buriya tubaho rimwe tugapfa. Rero ngo ubuzima jya ubukoresha neza, kuko buduha amahirwe amwe yonyine. Uzahabwa ihirwe rimwe ryonyine ryo kubaho. Jya ubukoresha neza. Be yourself. Ndetse jya uba wowe wa nyawe. Don't have to like you. Kuko n'ubundi abantu ntabwo bafite kugukunda. And you don't have to care. Rero nta nubwo nawe uba ugomba kubyitaho cyane mu gihe abantu nyine ubona batagukunda. We komeza ube wowe, ntabwo ari ngombwa ngo uhinduke kugira ngo abantu batangire bakwiyumvemo. Komeza ugume uri wowe, ukomeze uri wowe utagendeye ku bandi bantu. Cyokora n'ubona ufite imyumvire mibi uyihindure, kuko n'ubundi abantu ntibafite kugukunda. Uko byagenda kose hazahora harimo abantu bakwanga. Ni nayo mpamvu utagomba kubitindaho cyane. Ntago babura abanzi, n'Imana igira umwanzi. Niba wibohora inama z'abandi bantu za rubanda, ibyo bizagufasha. Kuko abantu benshi usanga bari no kukugira inama badafite igitekerezo cy'ibyo uri gucamo. Usanga ari kuza gushinyagura arahaza, ari kuza kugushinyagurira. Bwa mbere birababaza pe, ariko nyuma yo kukubabaza ibyo bikugira umunyembaraga. Biba bimeze nko guca mu ruganda, ngo ujye ugenda wenyine mu gihe intego ari izawe wenyine, ari izawe nyine ukazigendamo wenyine. Umuryango uzarema ahazaza niwo ufite akamaro kurusha umuryango wavuyemo. Reka nkabasubiriremo tukumve twese icyarimwe, ndetse ntagire umuntu n'umwe usigara. Umve, buriya ngo umuryango ugiye kurema niwe muryango w'ingenzi mu buzima bwawe. Utitaye, buriya twese duturuka mu miryango itandukanye, ikennye ndetse n'iri hagati aho ngaho, idakize cyane itanakennye cyane. Rero ngo umuryango ugiye kurema ni wowe w'ingenzi, ni wowe w'ingenzi cyane kurusha umuryango wavuyemo. Rero ngo ntugategwe ipfunwe n'umuryango uturukamo, cyangwa se ngo wishire hejuru bitewe n'umuryango urimo. Buriya ngo ubuzima ni bugufiya cyane, jya ububaho, ubeho ubayeho. Uzi ko hari umuntu ubaho ukabona nawe ubwe ntabwo ariho, ubeho byuzuye. Ndetse wumve ko urukundo ruhari, urwo rukundo ugomba kurufata
ukarufiringa ukumva ko ukunzwe. Anger is bad. Ndetse ukumva ko umujinya ari mubi. Uwo mujinya ugomba kuwikuramo ukawuta. Fear is awful. Ndetse ukumva ko ubwoba ari ikintu kibi. Hari ikintu kibi uba ugomba guhangana nacyo. Memories are sweet. Ndetse ukumva ko ikintu bita inzibutso nziza wagize uba ugomba kuzikunda. Ubuzima ni bugufi, bubeho nyine uko buri. Urukundo rurahari, kundwa ntacyo bitwaye. Ndetse wumve ko umujinya ari ikintu kibi ugomba kwikuramo. Ubwoba ari ikintu ugomba guhangana nacyo, noneho inzibutso nziza wagize ari ibintu uba ugomba guhora wibuka ugakunda. Ni muzehe, turacyakomeje. Before you are old, mbere yuko usaza, attend as many funerals as jya ukoresha uko ushoboye, witabire ibiriyo uko ushoboye ko ariko kose. you can bear and listen. Ndetse uhagere wicare utege amatwi. Nobody talks about the departed's achievement. Nta muntu n'umwe, niba waritabiriye ibiriyo bagiye gushyingura, nta muntu n'umwe ujya uvuga ku bintu muri ba bantu bavuga ijambo imbere. Nta muntu ujya uvuga ngo yari umukire ngo ibiki n'ibiki. Oya, Think people will remember ikintu cyonyine abantu basigara is bibuka, what kind of person you were, ese wari muntu ki, what you were achieving. wari ufite umutima nyabaki mbere y'uko ugera kuri ibyo bintu wagezeho. Ntago basigara bavuga ngo kanaka yari afite ubutunzi. Oya, ahubwo basigara bibaza ngo kanaka yari muntu ki igihe yakoreraga buriya butunzi. Yari muntu ki se shako yari akaga. Cyaze bagasigara bavuga ngo yari umuntu mwiza, yajyaga afasha abantu, twajyaga tunabibona. Uzi ko yishyuriye kanaka akishyurira kanaka, uzi ko yafashije imfubyi harahina gutya, dufashije kubaka rura rusengero. Mbese ukumva bari kuvuga ibikorwa byiza wagiye ukora igihe wari ufite ayo mafaranga. Rero ngo niwitabira ibyo biriyo byinshi, ntago uzumva umuntu bari kumuvuga ngo yari umunyamafaranga gusa. Oya, ahubwo bavuga ngo yari muntu ki se sha nubwo yari afite amafaranga. Niko bamanza kurenzaho. Rero ujye ubaho neza, ubane n'abantu neza. In your life who gives you honest opinions. Nanone jya ugira umuntu umwe nibura Who gives you wa muntu mu buzima bwawe honest uguha ibitekerezo, opinions. bya bitekerezo bikubaka kandi bya bitekerezo bikuzanira amahoro mu buzima bwawe. Ugira umuntu umwe, wa muntu wizera, wa muntu ushobora kukugira inama, apana kugira benshi. Jya wumva ko umunyabwenge ari ugisha inama, ariko umenye ko umunyabwenge wa nyawe kurushaho ari umenya aho inama yikura cyangwa se uwayigisha. It is good to be generous and magnanimous. Niko bimeze There's a limit. Ya bimeze bite? Holding on to things will always make you more stressed. Buriya ngo kwizirika ku bintu cyane ugakabya ukabyizirikaho cyane, ibyo biragenda bikagustressa bikakuvangira, bikakuvanga mu mutwe ukumva wenda gusara. Kwizirika ku bintu cyane wapi. Things won't happen in a certain way. Hari ibintu biba twe tutabishaka. Wabishaka utabishaka, imvura igomba kugwa. Wabishaka utabishaka, izuba rigomba kuva. Because you want them to happen that way. Atari uko wowe wabishatse, ariko nyine n'ubundi bikabuka butabikumenya. Learn from what people do. Jya wiga ndetse wigire mu bintu abantu bakora. Not from what they tell you. Ntukigire mu bintu abantu bakubwira, kubwire ngo ngiye ngurya. Jya ureka abantu ibikorwa byabo ari byo bibavugira. Ndetse wige, ariko nanone wigiye mu byo abantu bakora, apana ibyo abantu bavuga. Kandi igihe usanga ibintu bavuga bihabanye n'ibyo bakora. React in anger immediately. Ntugahite ugaragaza amarangamutima yawe mu gihe umujinya ugufasha ku kanya vuba vuba. Wait for it to subside. Jya utegereza akanya gatoya, wenda ufate nk'akanya uhumeke winjiza umwuka uwusohora. What's said or done in anger, kubera ko ikintu cyose ukoze, ikintu cyose uvuze ufite umujinya, reversible. icyo kintu kiba kigomba kukugarukira uko byagenda kose. Aka ko nakavuze. Regret the past. Ntuzigire wicuza ibyo utakoze mu mateka yawe. At that moment, kubera ko kirya gihe you did your best. ntako utari waragize. Ngo ugende wicuza uvuge kuki ntakoze ibi, iyo nkora biriya. Jya ureba abantu babona uko bari, imico bafite, ureke kubarebera mu ishusho abo bifuza ko babonamo. Never jump to conclusions. Ndetse ntugahite usimbukira ku mwanzuro mu gihe ugiye gucira umuntu urubanza. Nanone be discerning. ujye ureka people show you their true colors. ujye ubihorera amabara ya nyayo ubundi arigaragaza. Jya ureka abantu amabara yabo yigaragaze. Umuntu uko yaza akakwihishamo kose birangira yigaragaje. Iminsi y'igisambo si 40 se. Ntago yakwishira ngo bimuhire. Never overlook contempt. Ntago yakwishira ngo bimuhire. Simubizi se.
ibyo ni ibisanzwe. Never share your problems with friends ntuzigere usangiza ibibazo byawe inshuti zawe before finding a solution. wumvisha ku kantu ariko ntuzigere usangiza inshuti zawe ibibazo byawe mbere yuko ushaka igisubizo. No matter how uko ibibazo byawe byaba bikomeye kose jya uhangana nabyo, kuko akenshi inshuti zacu ugenda ukamubwira ikibazo ugasanga nta nubwo yanagikemura. challenging. buriya niyo mpamvu bavuga ngo biba byiza iyo ubwiye ikibazo cyawe umuntu ubona ko afite ubushobozi bwo kuba yakemura icyo kibazo. Don't show your weaknesses. ndetse ntukerekane intege nke zawe. People will enjoy the show. kuko iyo werekanye intege nke zawe abantu barabyishimira cyane ewana bakamera nk'abari kureba komedi sha. abantu baba bashaka abantu basebye, abantu byacanze, abantu baraburije bakabasekera mu ruhame bo bakabibonamo komedi, nyamara wowe uri kubabara. rero ngo ntukerekane intege nke zawe ngo uzereke abantu, kuko abantu iyo bazibonye barazenjoyinga nk'abari kureba komedi. Don't be weak. ntukabe umunyantege nke imbere yabo, ibyo bintu ntukabikore, jya wihagararaho. The people who tell you what you don't want to hear. nanone muri ubu buzima hari igihe biba ngombwa Listen to ko the people who tell you hari igihe biba ngombwa ko wumvira abantu bari kukubwira don't want to hear. bari kukubwira ibintu udashaka kumva, cyane cyane nk'izi nama ukumva ntabwo ushaka uzumva. rimwe na rimwe hari igihe ubumva ukabatega amatwi, cyangwa se iwanyu umwarimu runaka, umuntu mukuru runaka ari kukugira inama, ya nama udashaka kumva nyine, ya nama itakuryoheye, itaryoheye amatwi. ariko rimwe na rimwe hagiye biba ngombwa tukabatega amatwi twabishaka tutabishaka. Pity is dangerous. buri ikintu cyo kwigirira impuhwe ukumva ko ubabaje Stay away from it. ni ikintu kibi cyane, jya ukoresha uburyo bwose ukigume kure, kumva ko ubabaje uteye. Just because you are going through hell right now nanone kuba uri guca mu bintu byinshi bikubabaje bituma ku maso hawe hirabura, ugasanga washaje ukiri muto kubera isura wayikunjakunje, doesn't mean you will never smile again. ibyo ntabwo biba bisobanuye ko utazongera guseka. Pain is purely temporary. kuko ikintu bita uburibwe ni ikintu kidatinda, ni ikintu kitari permanent, ikintu kiri temporary, ikintu kiza kigahita kigenda. All your health initially for wealth. umva amagambo y'umusaza ari nayo tugiye gusorezaho iki kiganiro tugahita You tugisoza. spend all your health umara ubuzima bwawe uri gushakisha ubutunzi, initially for wealth. ukumva ushaka ubutunzi, ushaka All amafaranga, your wealth noneho finally nyuma na nyuma ugamara ubuzima bwawe utanga ubutunzi wakoreye uri kugira ngo ubone ubuzima bwiza. pain. reka mubyiyumvira, ariko umusaza aranabibabwira mpita n'abasezerera. You spend all your health initially for wealth. umara umunsi cyangwa se umara ubuzima bwawe, ibihe byawe byose uri gushaka ubutunzi ubwirukankaho, cyangwa se uri gushaka amafaranga. You spend all your wealth nanone ugatakaza ubutunzi bwawe, amafaranga yawe, one day of good health. umunsi umwe uri gushaka ubuzima bwiza. ibyo ni ibintu bisanzwe. kambabwiye ngo bye bye, ciao ciao, mugereyo mukore subscribe, murebe n'ibindi biganiro twagiye dukora biri aho hasi. inama zo ni nyinshi, umusaza agenda nini tuzakomeza tuyisoma. hari amasomo agenda agaruka, hari ayo baba bafitemo itandukaniro, ariko kwiga ni uguhozaho kugira ngo ibintu ubashe kubyumva, ubashe no kwisobanukirwa. kora subscribe izi nama z'uyu musaza, uharanire kugira isomo ukuramo, ndetse ntugatahane ubusa. Imana ibarinde.